niko twategereje kubaka iyi nzu twicayemo yego yitwa Kigali Heights. Kigali Heights Iyi ni shopping mall, ndakeka ko itari iya mbere. Sinzi sinzi undi uturi imbere, ariko nkeka ko ari iyo shopping mall ya mbere yabanje ifite design yihariye. Twagize n'amahirwe tubona plot irimo nziza cyane, kandi tuyubakana neza rwose. Iyo nyirebye irashimisha. Ubu ariko twarayigurishije, n'ubundi twayishinze ngo tuzayigurishe. Ubu twayigurishije undi mushoramari nawe witwa Yusuf Karinganire, nawe iramushimishije. Iyi mishinga rero ni kwikorwa. Yewe na bagenzi banjye twaravuze ngo reka twubake ikintu u Rwanda ruzarangwaho, ngo mu Rwanda harimo Kigali Heights. Ni shopping mall nziza pe, irazwi, ntawe utayizi ahantu hose. Tufatanya n'abandi turayubaka, biradukundira. Igihugu kiradufasha. Iyo ukora ikintu nk'iki uba ukeneye byinshi byo leta igufashamo. yego Si iby'ubusa, nako ibyo bagomba kuguha nka leta barabiguha, ariko ibirebana n'amafaranga ntawe ujya gusaba y'ubusa. Ayo mafaranga nanone twakoranye na banki, ni hahandi uko nababwiye twakoranye, twishatsemo amafaranga twebwe, abashoramari twashyizemo yacu, noneho dushaka na banki iratwunganira, twubaka iyi nzu. Iyi nzu rero iraduhira, tuyubaka mu gihe twateganyije. Ubu kugira ngo tuyubake tuyitereke aha ngaha iri, twabanje kuyiga nabyita kwicara muri class, kwicara mu ishuri na team y'aba consultants bakora ibintu bitandukanye. Ureba ubukomere bw'inzu, ureba ibyo birahure byayo uko bizakora, ureba guhumeka kwayo umwuka uzagenda gute, ureba iby'imiriro n'ibindi, ureba. So haba hari aba consultant benshi. yego Twicara tumara umwaka muri class tuyiga. Umu architect ayoboye ibiganiro, tubikurikira buri munsi kumara umwaka, dukora presentation za ibirebana n'iki.